ese waba wari uzi ko Bibiliya ubwayo yemera ko hari ibitabo biburamo? Abamaze igihe munkurikira rero muzi neza ko nkunda kubabwira ko hari ibitabo byinshi bakuye muri Bibiliya barayigosoye karahava. Reka nze nguhe imishandiko y'ibitabo bavanyemo tubare turebe noneho ibyo tubasha kubara, twibaze tuti noneho bavanyemo ibingana iki. Nkunda kubabwira ko ibitabo muri Bibiliya babivanyemo bayivugisha ibyo itagomba kuvuga, bahindura ibintu byinshi cyane, bakata ibitabo baragosora suku yogeraho buri miro, imyaka ibaye 2000, ariko Imana ikaba yaravuze ngo muri iyo minsi ya nyuma ukuri kuzongera kuze hanze. Tugiye kureba rero ibitabo bavanye muri Bibiliya, turebe liste, turebe aho Bibiliya mu nyandiko bitubwira byari biri, noneho dushungure turebe kuko twibaza tuti badusigiye iki. Nta gutindiye rero reka tubyinjiremo, ariko mbere yo kwinjira reka nkubwire ni banzu kandi ho like kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi, kuko hari igihe bivuga ngo Bibiliya barayigosoye bayivanye mu bitabo nkabona abantu ntibabyumva. Ariko uyu munsi nyuma y'iyi video ndizera ntashidikanya ko ugiye kureba icyo bakoreye Bibiliya nuko bayigenje, noneho ubundi nawe umbwire. Reka twinjiremo rero kandi aho like kugira ngo tuzamuke, ntusimbuke udakanzeho, kuko uku kuri kugomba kujya mu bantu benshi cyane kugira ngo ukuri kubohore imbohe. Reka tugende rero turebe rero ibitabo bya mbere bavanyemo. Icya mbere hano reka twandikishe umutuku kugira ngo ibi bitabo bigaragare neza. Igitabo cya mbere bavanyemo igitabo cy'intambara z'Uwiteka nk'uko tubisoma mu kubara 21:14. Bavuga ko ibyo bindi bivugwa byanditswe mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka. Iyo gitabo cy'intambara z'Uwiteka kiri he? Cyavuyemo igitabo cya kabiri, igitabo cya Yashari nk'uko tubisoma mu muhanuzi Yosuwa 10:13 na Samweli wa kabiri 1:18. Havuga igitabo cyanditse amateka y'intwari. Igitabo cy'amateka y'intwari kiri hehe? Nacyo bakivanyemo. Igitabo cya gatatu, amategeko y'abami b'Ubuyuda. Ibyo tubisanga mu bami ba mbere 14 kugeza kuri 29. Andi mateka arambuye y'ubwami bwa Yuda tuyasanga muri icyo gitabo cy'abami ba Yuda. Bakivanyemo nacyo kiri hehe? Igitabo cya kane, amateka y'abami ba Isiraheli, ngo tubisanga mu bami ba mbere 14-19. Andi mateka y'abami ba Isiraheli nayo tuyasanga mu gitabo cy'abami ba Isiraheli, nacyo bakivanyemo. Tugakomeza rero igitabo cya gatanu bakuyemo amateka ya Salomo, abami ba mbere 11:41. Ibindi bikorwa bya Salomo byanditswe ahandi ni mu mateka ya Salomo. Icyo gitabo kiri hehe? Ni ukuvuga ngo ayo mateka bayakuyemo kugira ngo abantu batamenye uko byari bimeze. Igitabo cya gatandatu, ibikorwa by'abami ba Isiraheli, nanone ngoma ya kabiri 13:18. Amateka y'ibikorwa by'abami ba Isiraheli kiri muri iki gitabo cy'abami ba Isiraheli. Karindwi, ibikorwa bya Samweli umuhanuzi mu ngoma ya 29:29. Amateka ya Dawidi yanditswe na Samweli ari hehe? Ari mu gitabo cy'umuhanuzi ibikorwa bya Samweli, nacyo bakivanyemo. 8, ibikorwa bya Gadi umuhanuzi. Uziko Gadi tumusoma muri Bibiliya nawo igitabo yanditse tubisoma mu ngoma ya 29:29. Amateka yanditswe na Gadi ari he? Bayavanyemo nayo. 9, ibikorwa bya Natani umuhanuzi tubisanga mu ngoma wa mbere, ingoma ya mbere 29:29. Natani yanditse amateka y'ubwami, ayo mateka arihe bayakuyemo. 10, urebe tugeze ku gitabo cya 10, amateka ya Natani umuhanuzi. Hano nanone havugwa inyandiko za Natani. Izo ni inyandiko, hari amateka n'inyandiko. Urumva ibintu byose babikuyemo. Reka tukomeze rero turebe. Ni byinshi iyo nkubwiye ngo barabigosoye, babivanamo, barabigoreka, barabikata. Reka uzurebe noneho wibaze umbwire impamvu. Reka tuze dukomeze. 11, reka turebe hano igitabo cya 11 bavanyemo ubuhanuzi bwa Ahiya w'Ishilo mu ngoma ya kabiri 9:29. Ubuhanuzi bwanditswe na Ahiya buri hehe? Ntabwo tuzi iyo buri. 12, iyerekwa rya Aido umuhanuzi. Uziko iki gitabo bakivanyemo Aido. Ibyo Aido yanditse byose, ibyo yeretswe yarabyanditse biri hehe? 13, ibikorwa bya Shemaya na Aido bamugaruka none na Shemaya, ingoma 2 12-15. Amateka yanditswe n'abahanuzi ari hehe? 14,
ibikorwa bya Yehu mwene Hanani, ingoma za kabiri 24, amateka yanditswe na Yehu ari hehe ayo? 15, ibikorwa by'abahanuzi, ingoma kabiri 3:19, andi mateka y'abahanuzi. 16, Midrash Aido, ingoma za kabiri 13:22, igitabo gisobanura amateka y'ubwami. Iki ni igitabo gisobanura amateka y'ubwami cyagiye he? 17, igitabo cy'abami, ingoma kabiri 24:27, ibisobanuro birambuye ku mateka. Ibyo byagiye ibintu birambuye tudafite. 18, amateka ya Uziya, ingoma za kabiri 23:22, amateka yanditswe n'umuhanuzi Yesaya, hari igice bavanyemo urumva. 19, iyerekwa rya Yesaya ryabaye he? Ingoma ya kabiri 32, ibindi byanditswe na Yesaya, urumva umuhanuzi Yesaya ntago ari bira byose nyine tuzi, yanditse n'ibindi babivanyemo. 20, igitabo cy'amateka ya Anas, Nehemiya 12:23, andi mateka y'abatambyi, ayo ntayo dufite ari hehe? 21, ibaruwa y'Abarodikiya, tubisanga mu Bakolosayi 4:16, Paulo avuga ibaruwa itari muri Bibiliya, bayivanyemo n'ibyo byose bayivanyemo. Iki ni igice cya mbere. Ibitabo 20 bavanyemo, uziko tubwira ngo 50-70 abantu babyumve. No kuvuga ngo iyi Bibiliya dufite baragosora barongera baragosora ku buryo ushobora gusanga dufite nka 1/3 cy'ibyanditswe. Kuko urumva iyo myaka 2000 byose bicaye bakareba ibintu bavuga ngo byababangamiraga, byatumaga batobera abantu guhumya ngo bajyane mu buyobe, byose bayivanye. Reka dukomeze rero nze nkwereka igice cya kabiri urebe impamvu ibi bintu koko babyicariye bakabigosora koko bivuye inyuma. Mbere yuko dukomeza rero reka maze nkubaze, kuki ibi bintu ari ingirakamaro uyu munsi? Ni ukuvuga ngo niba Bibiliya ivuga bino bitabo noneho bakaza bakabivanamo, ni ukuvuga ngo biriya bivuze ko bari gukora ngo canon byabereye Inasiya 25 nyuma y'ivuka rya Kristo, bikozwe na ba Constantine, bivuze ko ahubwo biriya byari uburyo bwo gukuramo ibitabo, ntabwo bwari uburyo bwo gukora Bibiliya nyayo nkuko tuyifite uyu munsi. Ntabwo bwari uburyo bwo gukora Bibiliya abantu bazagenderaho, ahubwo bwari uburyo bwo kuvanamo ibitabo byavugaga ijambo ry'umwimerere. Ari nayo mpamvu abantu bayifatanaga, babatwitse kakava, bakabahamba batabona, bakabica ibyamfurambi, bakabakora ibyamfurambi, bakabica rubi. Nawe bibaza impamvu abantu bafataga bafite bino bitabo, babatwikaga, bakabutsa mu mavuta, bakabakeba n'inkezo babacuritse, ubundi bakabahamba babona. Ibyo bintu sinzi ko wumva uburemere bw'ibyo bintu. Reka tukomeze turebe noneho urebe n'ibyo bitabo bindi bavanyemo. Tumaze kubona 20 byonyine, reka dukomeze urambwira nawe. Turakomeje rero tureba ibitabo byavanywe muri Bibiliya. Reka dukomeze hano 21, igitabo cya Mariya. Urabona Mariya byanze bikunze yari afite igitabo cyamwanditseho, hari harimo ibiki? 22, igitabo cya Enoke, cyo nkunda kukikubwira, bagihubujemo nacyo. 23, ibyavanywemo. 24, ivanjiri y'ubwana bwa Kristo bayivanyemo nayo. 25, ivanjiri y'ubwana bwa Tomasi. 26, igitabo cya Kristo. Niyo mpamvu bibaza abantu benshi cyane ngo Kristo nta kintu na kimwe yanditse. Dore hano ngiki. 27, igitabo cya Nikodemu, bagihujemo nacyo. 28, ibyanditswe n'intumwa mu mateka. 29, inyandiko za Paulo yandikiye Abadiyokadiya nanone, nazo bazivanyemo. 30, inyandiko za Paulo yandikiye Abeseneka, urumva nazo bazivanyemo. 31, inyandiko za Paulo yandikiye Abitekra,
bazihujemo nazo 32. Inyandiko za Clement bazivanyemo nazo 33. Inyandiko ya Barnabas bayivanyemo 34. Inyandiko za Ignatius yandikiye Abefesians Abefeso bazivanyemo 35. Inyandiko Ignatius yandikiye Magnesians bazivanyemo 36. Inyandiko Ignatius yandikiye Trallians bazivanyemo. Urabona ko Ignatius uyu nguyu yari ameze nka Paul, urabona ko nawe yanditse inyandiko nyinshi cyane. 37. Ignatius yandikiye Abaroma bazivanyemo 38. Inyandiko za Ignatius yandikiye Philadelphia bazivanyemo 39. Inyandiko Ignatius yandikiye Abisimurana bazivanyemo 40. Inyandiko Ignatius yandikiye Polycarpe bazivanyemo 41. Inyandiko z'umushumba Hermas bazivanyemo 42. Ibaruwa Herode yandikiye Pilato bayivanyemo. Iyi baruwa Herode yandikiye Pilato yavugaga iki? Bayivanyemo nayo. Ngaho mbwira, tugeze kuri 42 kandi biracyakomeza. Ibi bintu sinzi ko noneho bigukanguye, biguhumuye amaso umaze gutangira kureba izi nyandiko zose bagiye bahuzamo. No kuvuga ngo reka dukomeze uzurebe noneho ibyo abantu benshi batumva, ukomeze uguma ahangaha, noneho wenda tuzagenda tubyinjiramo buhoro buhoro turebe koko izi nyandiko zavugaga iki, koko hari harimo iki. Wibuke ko tumaze kubona iletre Herode yandikiye Pilato, none dore Pilato 43. Iyi niyo yandikiye Herode. 44. Ibaruwa y'Ivanjili ya Petero. 45. Polycarpe yandikiye abo Philippe, urabibona. 46. Amateka ya Suzana, ibi bakunda kubivugaho cyane. Hari n'ibindi rero. 47. Dukomeze. Intambara z'imirwano ya Adamu na Eva barwana na Satani, urabibona. Igitabo cyabyo cya kabiri n'icya kabiri babivanyemo. 48. Amabanga ya Enoch. 49. Zaburi za Salomo bazivanyemo nazo. Ibindi byanditswe na Salomo 50 babihujemo. 51. Ibaruwa Aristeas bayivanyemo. 52. Igitabo cya 4 cy'Abamakabe nacyo bakivanyemo. 53. Amateka Ahikar bayavanyemo. 54. Inyigisho za 12 abakurambere bacu 12, the 12 patriarchs bazivanyemo nazo. 54. Hano bimeze nkaho tukigeramo hagati, ni byinshi ariko reka ngerageze kubaha nyine ibice bisigaye turebe ibyo muri Apokalifa, noneho ibindi namwe muzishakire kuko nzi neza ko ni byinshi. Babantu bavuga 70 urabona ko bafite ishingiro. Tumaze kujya kuri 52 byose, dukomeze turebe. Dukomeze rero igitabo cya 55 kuko twatwize kuri 54. Tobi bakivanyemo. 56. Yudita bamuvanyemo. 57. Inyurabwenge ya Salomo yindi yongeraho bayivanyemo. 58. Siraki bamukuyemo. 59. Baruch bamuvanyemo. 60. Igitabo cy'isezerano bakivanyemo. Ibaza igitabo cy'isezerano kivuga iki? 61. Igitabo cya Jasha, niba hari ibyo nasubiyemo umbwire, harishobora ko nabisubiyemo. 62. Igitabo cy'amakuba ya Abraham, muri aya makuba ya Abraham avuga iby'imperuka. Icyo gitabo kiri hehe? 63. Amakuba ya Mose
nayo avuga ibitabo by'ibihe bya nyuma nayo ari hehe? 64 ubuzima bw'abahanuzi bwavuye he, biri hehe? 65 igitabo cy'amakuba ya Petero kiri hehe, kivuga iki? 66 Makabe wa mbere, 67 Makabe wa kabiri, 68 inyongera z'igitabo cya Esiteria. Fata igitabo cya Esiteri muri Bibiliya ufite uyu munsi, uyifungure urebe ukuntu chapitre yayo ya nyuma bayikase bakayiha amaverse 3 gusa. Barayikase, iby'inyongera byacyo rero ni ibingibi dusanga muri gitabo cya Esiteria kiri no muri Bibiliya bakase. 69 iby'inyongera ku gitabo cya Daniyeli, igitabo cya Daniyeli nacyo baragikase. 70 Esdras wa mbere avuga ibintu by'amakuba y'intambara z'ibihe bya nyuma. 71 Esdras wa kabiri nawe baramukase. 72 Makabe wa gatatu, 73 Makabe wa kane, 74 isengesho rya Manase iri naryo rivugisha benshi. Wibuke ko Imana yavuze ko nta muntu wayigomeye nka Manase. Noneho hano Manase yaje nyuma asaba imbabazi muri iri sengesho. Imana iravuga ati singuhannye ariko nzahana bazagukomokaho. Ibyo bintu uzabishaka nabyo. 75 Zaburi y'Ijana n'imwe. Uzi ko dufite amazaburi 150. Iyi 151 barayikase nayo bayivanaho. Urabona ko bya bindi nkubwira ngo bavanye ibitabo birenga 40, 50, 70. Urabyiboneye ibi bitabo byose ibaza ibintu byari birimo. Ese badusigiye iki? Byagenze gute? Ibyo dufite nabyo uyu munsi babigenje gute? Bihagaze bite? Andika mumbwire umaze kubona iyi video, uyisangiza abantu bose bahakana ibintu noneho babyiboneye n'amaso yabo. Ubundi kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Nibishoboka ibi bitabo tuzajya tubyinjiramo buhoro buhoro turebe noneho ibi bintu byose baduhishe birihe. Aho twabanye rero nkabashimiye nawe mukomeje kwiyandikisha ku bwinshi munyote ukuri. Ndabashimiye nawe utayandikisha subscribe. Ubundi kandi ore kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi noneho ukuri kubohora imbohe, kuko twinjiye mu kuri by'ukuri nyabyo atari bya noneho byo kuvanga ibintu. Ubu ngo tugiye kujya ku bintu by'ukuri gusa, tugushakishe tujye ku isoko mpaka dusigasiye ijambo ry'umwimerere. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todahaba tov meyot.